ababyeyi banjye ntabo nzi, nisanze mu kigo kirera imfubyi, nta data nta mama mfite. Mu ishamba rya Bugesera ntabwo byanyoroheye, nahuye n'ubuzima bukomeye ku buryo nasigaye nicuza icyo naviriye mu muhanda. Everyday nashakaga kwiyahura. Bamaze kunkubita banywesha amazi y'idamu, turagenda muri chambre yo hasi. Tugiye muri chambre yo hasi, mbona azanye amavuta ayansiga ku gitsina, ambwa ngo ambura ipantaro, ndambanza kubyanga. Mbanje kubyanga, antera urushyi rwo kwitama. Tubahaye ikaze rero bakunzi bacu, bakunzi ba Nibisangwe TV aho muri hirya no hino. Reka tubahaye ikaze mwebwe mwese muri ku mpinga zitandukanye, muri ku mpande zitandukanye z'isi, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, abari burengerazuba, iburasirazuba bw'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali, namwe muri mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Hanyuma rero iyi ni Nibisangwe TV nko natangiye mbikubwira, ngiye ndi Frank Mario Sebudandi, ariko hano kuri kamera nkuko mubibona hari umuntu turi kumwe, hari umusore hano turi kumwe kuri kamera hano nkuko mubibona mwese ku ma screen yanyu. Uyu musore rero adufitiye ubuhamya budasanzwe, murabizi kuri Nibisanzwe ntago tujya tuzana ibisanzwe, ahubwo tuzana ibidasanzwe, kuko ibisanzwe byo wabisanga n'ahandi hose, ariko hano tuzana ibidasanzwe. Nibisanzwe twabateguriye rero ni ibihe? Uyu mwana cyangwa se uyu musore mubona hano ni umuntu wabayeho mu buzima bukakaye, reka mbyite mu buzima bukakaye, aho yaje kuba ari imfubyi, abura ababyeyi n'ibindi byinshi cyane bikomeye byamubayeho. Ariko ikindi gikomeye cyane, kwa kundi yirukanga nyuma y'ubuzima ashakisha ubuzima, yaje guhura n'abantu rero baza kumukorera ibyamfurambi, reka mbyite gutyo, baza kugeraho bamutwara ahantu, yisanga ari umukinnyi cyangwa se agiye gukina filme bita za filme pornographique cyangwa se filme z'urukozasoni, filme y'ubusambanyi. Ariko siko yabishatse, siko nawe yari yabiteguye, yabyisanzemo nkuko agiye kubitubwira mu buhamya bwe mu kanya katarambiranye. Reka rero tudatinze gatoya, mu masegonda nk'atatu gusa, agiye kutwibwira amazina ye, hanyuma narangiza rero atangire noneho akomereze ko n'ubuhamya bwe, atubwire ukuntu byamugendekeye. Tuguhaye ikaze cyane wa musore we. Amazina yanjye ni Yakaremye, habura gato kageze ku isi ntibakemera, y'ubwayo ifa kukarira Ndayisaba Jean Claude. Ayo niyo mazina yanjye. Ubuhamya bwanjye rero ni burebure bitewe n'ubuzima nagiye mpura nabwo, ariko Imana yagiye inshira inzira, intambutsa ibibi, intambutsa imitego y'umwanzi, Imana intambutsa ibigoyi by'abagoyi bashaka kuntega. Ariko muri byose ndabona nkishima Imana ndi kugenda nesha ibyo bigeragezo byose byo muri iyi si. Nakuze rero ndi imfubyi, sinavuga ngo ndi imfubyi cyangwa se sinavuga ngo nta babyeyi mfite, kuko ababyeyi banjye ntabo nzi, nisanze mu kigo kirera imfubyi. Nta data nta mama mfite. Nisanze muri icyo kigo rero ndi mutoya, mfite nk'imyaka nk'ikenda, nibwo batanze itangazo ubuyobozi, baravuga ngo abana baba mu bigo basohoke basubire mu ngo zabo, abadafite ababyeyi nabo hagire abagira neza babitangira. Nuko rero nahise nanjye nisanga hanze y'ikigo. Ako mu kwisanga hanze y'ikigo hari umumama yari yaje, umumama w'umunyamurenge yaraje, arambwira ati rero niba nta babyeyi ufite, ndashaka ko umbera umwana nanjye nkakubera umubyeyi. Ndavuga ati nta kibazo, urakoze, Imana igumugisha cyane ko nari ngiye kujya mu muhanda nkaba mayibobo. Nuko twabanye igihe cy'umwaka n'amezi atatu. Ariko mu kubana kwanjye nawe twari dufitanye yari afite gahunda we yo kujya hanze muri Amerika. None ubwo urugendo rwo rurasohora rwo kujya hanze muri Amerika, sigara mu muhanda. Ariko mu gusigara mu muhanda yarambwiye ngo ngiye kujyana hanze kuko nangiye kugenda, ariko nawe ntabwo nagusiga kuko nta umuntu naba ngusigiye,
ngiye kujyana hanze. Ndavuga ati nta kibazo, nawe muramukoze, nimujyana hanze nawe muramukoze. Agerageza uburyo bwose, yiruka mu buyobozi kugira ngo abashe kubona ibyangombwa kugira ngo tujyane. Ntibyashoboka bitewe n'uko nta byangombwa nari mfite, biba ngombwa ko asigara mu Rwanda. Nsigara mu Rwanda rero, nta handi nari mfite aho gusigara, nasigaye mu muhanda ndi marine, ndi mayibobo mu muhanda. Nsigara mu muhanda ndwana n'ubuzima, nkajya ndara ku mbaraza z'abantu, nkagenda ahantu bahinze ibijumba, nkafata za nkondo z'ibijumba, ya migozi y'ibijumba bagiye bavunaguraho, bikaba ibyo mpekenya, bikaba ibyo bintunga. Cyangwa se ntabona aho bakuye ibijumba, nkajya ku karasantere nkabogereza ibyombo, none nabo bakampa ibiryo. Ariko no mu gihe bya biryo batabimpaye ntacyo mfite cyo kurya, nafataga bya biryo byavuye muri ya mazi nogeje ibyombo, nkunyuguza n'andi mazi, bikaba ari byo ndya. Nkomeza ngenda ndwana n'ubwo buzima. Icyo bukira ntangira kwikorera ingerekani, mfite nk'imyaka 10, ingerekani nkayikora, nkakora amafaranga 50, ya mafaranga 50 nayo akantunga, nkomeza kurwana n'ubuzima gutyo. Noneho umupapa umunsi umwe arambwira ngo ikintu ngiye gufasha rero, tubwo buzima ntabwo nabumenyera, tubwo buzima ntabwo ari bwiza, wagerageza uburyo bwose ubwo buzima bwawe buhindura ukajya mu kindi cyerekezo. Navuga ati nta kibazo, niba hari icyo cyerekezo ushaka kunjyanamo, murakoze, mbaye mbashimiye ko mugiye kumfasha. Noneho arambwira ngo ngiye kujyana kuragira inka, uzajya unywa amata baguhembe, mbese ubuzima buhinduke, uve mu buzima bwo kuba mu muhanda. Ndabyemera, banjyana mu Bugesera, mu ishyamba rya Bugesera hano Kamabuye. Naho naragiraga inka, nkaragiraga inka, zari inka z'umuryango mugari cyane, inka 78. Naryaga inka 78 n'imbwa 8 twagendanaga. Noneho ariko mu gukora ku kazi nahembwaga amafaranga 500. Ntabwo ari na kera, n'ejo bundi ishyamba bataratema 2013 ishyamba bataratema. Noneho nkora amafaranga 500, ndaziragira ko bakangaburira, nkajya mu gitondo gusa, nkongera kuryana nimugoroba duhinduye inka. Nkomeza kurwana n'ubwo buzima, ariko ngeze mu ishyamba rya Bugesera ntabwo byanyoroheye, nahuye n'ubuzima bukomeye, narahababariye ku buryo nasigaye nicuza icyo naviriye mu muhanda, ku buryo everyday nashakaga kwiyahura, kuko nabonaga ubuzima noneho bwabaye bwinshi. Ngeze mu ishyamba, hari abandi bashumba, ari bari bayoboye yitwaga Karinganire. Naragiyeyo, babanza barankubita, bafukura akantu bita ngo nagafu na munyengo, ugashiramo amaboko bagatsindagira. Bamara gutsindagira bashizemo amaboko, abundi bagakubita ikibuno, bakavuga ngo ikibuno ni icya leta, nta gufwa turi buvune, turagukubita ikibuno, tumara gukubita ikibuno turagukuramo, kino kugira ngo umenyere ishyamba. Icyo gihe habagamo babajura bitaga ngo ni intaragahanga. Noneho bamaze kunkubita, banywesha amazi y'idamu. Idamu ngira ngo murarizi, ni idamu handi inka zishokera zinywa amazi. Ndayanywa, bandisha itaka ry'idamu, ngo ni umutsima ndi kurya nyine wo mu ishyamba w'abashumba. Ndawurya, noneho bakambwira ngo ngaho niwambure utubyinire wambuye, nkakuramo imyenda nkababyinira.
ibyo ntibyagarukiye aho bandisha umwanda wanjye w'ubwoko bwose, umwanda nko guhera ku mwanda muto kuzamuka kujya ku mwanda mukuru, byose barabindishije ngo bari kunyuzura. Nibwo buzima nahuye nabwo mu ishyamba, ariko nabwo ntabwo byarangiriye aho ngaho. Ikosi ngiye kurirangiza bafashe, hari ibiti by'umunyinya bikiri bitoya, ibishishwa byabyo biba bifite imigozi yabyo, biba bifite imigozi ikomeye cyane, ntabwo umugozi w'umunyinya ujya upfa gucika. Bampambiriye, ndibuka ko bampambiriye saa 3 za mu gitondo. Inka bazizamura mu ishyamba ryitwa Rwamasha, kuko niho n'ubundi twe twapanze ko turi buzamuke tukaragira Rwamasha, tukava Rwamasha tugahindura Mibirizi, hanyuma tugahita tuzamuka Kampeka aho twacyuraga inka. Noneho bampambiriye saa 3 za mu gitondo, bampambira hejuru mu giti cy'umunyinya, nanone basiga bacanye munsi, bashiraho ifumba, amase y'inka. Amase y'inka buya iyo wafashe inkwi ugashira amase y'inka ugacana, ntabwo umuriro ujya upfa kuzima. None ikomeza gucumbuka, ndi munsi icyo giti bampambiriye, nirirwamo ndaramo, bongera kunkuramo saa 3 za mu gitondo. Noneho bamaze kumambura mu gitondo, nyine imigozi yanandiye hano, imigozi yandiye, n'ubu nta muntu nari kuririra. Barambwira ati rero ubu ngubu ikosi ryawe rirarangiye, ariko tugiye gukoresha ikosi ryawe rya finisage, mbese ryo kugira ngo nawe uzaza nawe uzamunyuzure nkuko nawe tukunyuzuye. Nuko nguko noneho bamaze kumbwira gutyo, uwo musore bita Akarengane yari umugome mubi. Arambwira ati rero tuvugana, ngiye kuryama ngarame nkuremo ishati, ugiye kumfura ubucakwaha, wabufuza inzara, wabupfuza amenyo, byose ugomba kubukura nkabona mu kwaha hanjye hameze neza. Nuko nanjye ubwo bucakwaha nyine nk'umuntu uri ground hasi, nca bugufi nyine bwa bucakwaha ndabupfura. Ntabwo nakoresheje amenyo, ariko narapfuye paka bwose mbumazemo nta na kamwe, kandi uko yababaraga nako najya gurusha. Yababara nkakubitwa, none nkajya mbupfura muhuhira kugira ngo atababara. Ibyo birarangira nyine, nanjye mbaye umwansiye mu ishyamba rya Bugesera, umwansiye. Ako ntabwo nigeze mpemuka nk'abampemukiye abo ngabo ba Eric n'abo ngabo ba Karinganire, ntabwo nigeze mpemuka ngo bampemukiye ngo cyangwa ngo nkubite undi mugenzi wanjye, kuko nta n'imbaraga nifitiye. Ibyo ntibirangiye, ntabwo nasengaga. Noneho kwa kuba mu ishyamba maze kubisongi nanjye mu bandi, izindi songi zirambwira ati none se ko numva wewe ngo turuka Kigali ntuhazi? Kigali ndahazi cyane, nawe nakujyanayo rwose, naye twaba mu buzima, niyo twaba mu muhanda ko ubuzima twabukomeza. Ati twebwe ntabwo twaba mu muhanda, turashoboye, twebwe tugiyobore, nitugerayo turishakira akazi. Nanjye kubera ko nakuriye ahantu bita Masaka, twageze i Nyabugogo, bo bashakisha ubuzima bwabo, sinzi iyo bayerekeye. N'ubu ngubu simambaza iyo bagiye, nanjye subira i Masaka n'amaguru, kandi twavuye Bugesera n'amaguru, nkomeza i Masaka n'amaguru. Noneho ngeze i Masaka mba mu bwo buzima bwa marine, kuko ntabwo nari mfite aho kuba. Gusa ikintu nirindaga, nabonaga umupolisi, nkabona umudaso nkiruka, nkavuga ati ngewe nta muntu niba, nta muntu mpemukira, ntabwo nshaka ko banjyana iwawa. Nkagenda mbatsimba mbikwepa nkumeza mu bwo buzima. None igihe kiragera, ndi marine Masaka, undi musore arambwira ngo none se ubwo buzima bwawe urabona uzakomeza kuba mu muhanda uri marine? Urabona uzimarira iki? Uri umusore ukeneye kwiteza imbere, waba umuntu ukomeye, wambabarira. Ariko uwo musore ni umugande, yari umugande, yigishaga mu Rwanda. Yarambwira ngo ni umwarimu yigisha mu Rwanda. Ntabwo namenyaga ikigo yigishagaho, gusa uko twaganaga kwa kundi ubana n'umuntu muganira, nkakubwira ati nkora iki, utazi ikintu akora. None arambwira ati rero muvandimwe,
ngiye kurangira akazi keza ku buryo nawe nta kibazo uzahura nacyo. Avuga ati nta kibazo, niba ari akazi keza ngewe ndahari. Arambwira ngo ngiye kurangira akazi mu Bugande, ni muri famiye, ntacyo uzaba, ngiye kurangira akazi keza cyane kandi uzishima. Ndavuga ati Imana iguhe umugisha, kwako nyine urumva iyo umuntu akubwiye ngo ngiye kugira neza ntabwo areka gushima. None ndashima cyane, ndashima pe, numva ndashimye cyane. Ikirenze cyo navuga ati ngiye Marine ubu tuvugangiye gusohoka igihugu, tindiye cyamamare kabisa, tingiye gusohoka igihugu, ngiye kuba mu kindi gihugu, tibukene n'ubupfubyi ntabwo nzongera kubivuga n'umunsi wa rimwe. Arambwira ati rero tuzagenda kuwa gatandatu ari weekend, ariko hari kuwa mbere. Arambwira ati rero ngwino tubane iki cyumweru nitujya kuwa gatandatu tuzabyuka tugenda ari nijoro. Noneho ndagenda turabana, nta myenda nari mfite. Aragenda mu isoko, ahantu bita mu isoko mu Biryogo i Masaka, angurira utwenda, agapantaro n'agapira nzagenda nambaye, angura n'udukweto. Noneho maze gutungurira ndagenda turabana mu rugo. Tugeze kuwa gatanu nimugoroba, arambwira ati rero mu gitondo saa 9 turaba twagezeyo, turaba duhita turaguka saa 9, tuhita duhaguruka tugende. Tujya guka saa 9 rero yarambwiye ngo uko tugiye kugenda, yego ngiye kugenda imbere ikabuga muri gare. Twateze amagare mu masaha 9 n'igice atujyana ikabuga. Ambwira ati wowe uragenda inyuma yanjye, nanjye nkugenda imbere, aho nkatira nawe bari gukatira. Tugeze muri gare, arambwira ati imodoka nibwurire nawe ari urira, ninururuka nawe ururuke. Noneho nanjye turagenda, yurira imodoka, nanjye ndayurira, yamaye amafaranga guhita nishura nkahita nishura. Noneho tugeze hajya nihera, tugeze Nyagatare, muri gare Nyagatare, nururutse imodoka, moto ihagaze aho ngaho. Arambwira ati genda wurira iriya moto. Ndagenda ndayurira, iranjyana inyuza ahantu hasa nk'ahari igishanga, iranyambutsa, tumanuka ahantu bita mu Mutara, mu biraro by'inka. Iramanukana mu biraro by'inka, tugenda duca mu migunguzi. Nawe urumva ahantu hatari umuhanda, hari akayira kanyabagendwa, no kugenda umuntu no kugenda musimbagurika. Baramanura, tugeze hasi kubira tubirenze hasi gato ku mazi, aramparika, ntiyansiga, akomeza ahagaze aho ngaho. Hatarashira nk'iminota nka 15, hari undi mumotari yese aturuka hakurya ya kakagezi, harimo akagezi mo gutya urenze ibiraro bya Nyagatare. Twari duhagaze hano, nawe ahita aramanuka turuka ruguru. Arambwira ati hariya hakurya ubona uriya mutitirutse ni mu Bugande, numara kurenga aya mazi nta munyarwanda yazakuvuga ngo uri umunyarwanda, kuko wamaze kurenga amazi uzaba ugiye mu kindi gihugu. Wa motari aje nawe araparika, ahita atanga amafaranga 100 yo kunyambutsa kuri akaroro. Ndakambuka, maze kukambuka anyurije moto. Ndamubwira ati numva kavuga ikinyarwanda, kavuga n'ikigande. Nabwo ati none se ngiye mu kazi, hari akazi bandangiye mu Bugande, hari umuntu tujyanye ariko bafite ibyangombwa, we yanyuze ku mupaka. Yanyujije izi zapanya kugira ngo mbashe kuza hano mu Bugande. Ariko nubwo nta telefone mfite, wanyemerera ukampa nimero zawe ukoresha. Noneho amaye nimero ze, ndazifata mu gapapuro, ndazibika, ndazitsimba. Uwo musore yanjyanye ntabwo nigeze mvuga ko mfite n'izo nimero. Noneho turazamuka, tugeze niba ari Masaka niba ari hehe, arambwira ati hagarara ngaha. Wa mugabo arigendera, wa mugabo yanzamukaye mu Bugande arigendera.
arambwira ati komeza uhagarare ngaho mu mwanya baje bagufate. Noneho hashize umwanya hahise haza imodoka kuko imihanda n'umuhanda wawo warancanze, nabuze umuhanda ahaturuka mu Rwanda, nabuze ahaturuka mu Bugande, narahabuze. Ariko mbonye imodoka ije, mbona ifite plaque y'Inyarwanda. Iyo modoka yari Jaguar, rwa modoka runini ruraparika, wa musore ahita arandirembuza, nari hakurya y'umuhanda arandirembuza, ndagenda nuriya ya modoka iratumanukana no muri Uganda, muri Kampala. Tugeze Kampala ari ukuntu bari abakonvoyeri bavuga ngo Masaka, bakajya bavuga gutyo bahamagara. Noneho twebwe twagiye ku mukonvoyeri yari mwahamagara avuga ngo Sambiya, agace ka Sambiya niho gace twagiyemo. Noneho tujya muri ya modoka twegerane, ako ngeze mu Bugande nabonye ari iyindi si, harimo amamodoka menshi, hari akavuyo kenshi, mbese nta gahunda wajya, nta gahunda ihari, haba hari abantu benshi batandukanye ku buryo umuntu mushobora kuba muhagararanye ugahita umubura muri kumwe. Noneho aratumuturiye iyo twegerane turagenda. Noneho tugeze imbere arambwira ati reba hari imbere yawe, nta nyanja ubona? Ati ndayibona, tiriya ni inyanja bita Victoria. Nuko ndavuga ati sawa, ati nyine ubwo ndambaye icyamamare nanjye ndazwi, kuko ntangiye kumenya Victoria, ndumva ndi icyamamare. Ngenda mbyina cyane, ati ndi umuntu ukomeye, nishimye cyane. Noneho tugezeyo twinjira mu gipangu kiriho umusekirite w'umuzamu w'umusaza, twinjiramo. Ninjiyemo nareba nkabona ni igipangu kinini kirimo utuzu twishi tumeze nk'amashuri. Ndavuga se none se ahantu nje gukoropa, nje gukora isuku, nje mu biki? Ambwa ati yewe, ati tumva wacyana we, uyu mwanya ati hano hari mama uririra toya, ati hari papa uririra toya, ati hari mukuru wa uririra, ati nta n'umwe ndirira. Ati ngubu rero umere nkaho utanzi. Arambwira ngo umere nkaho utanzi. Ndamubwira ati none se bigenze gute ko twazananye, ukambwira ugiye kumufasha, ugiye kumpa akazi keza, ukambwira ngo umere nkaho ntakuzi, urumva ibyo bintu ukora ari byiza? Ibyo bintu ukoze ntabwo ari byiza, uranyihindutse. Ati wowe ubu tuvugana ugiye kuba icyamamare, ugiye kuba umuntu ukomeye cyane. Ati ibintu ugiye gukora, ugiye gukina filimi, tayizo filimi sinzi izo uzakina, sinzi role bazaguha, ariko ugiye kuba umukinnyi wa filimi ku buryo numara amezi 3 uzahita wurira indege. Ndagenda. Noneho ntangira tugezemo nkabona hirya harimo abandi bana, ariko abo bana nkumva bavuga indimi, kuko nanjye mu gihe cy'amezi 2 n'igice nabaye nanjye indimi nari maze kuzimenya, nubwo ntazizi neza. Batwigishaga indimi zose, batwigishaga Icyongereza, bakatwigisha Igiswahili, bakatwigisha n'ibindi birimi, hari ibyo bita ngo igitoro, ikinyankore, igipfurero, batwigishaga n'iringara, mbese indimi zose nyinshi bazitwigishaga. Mu gihe namaze gitoya, buri rurimi rwose rushoboka nzi kwisabira. Nzi gusaba mu Cyongereza, nzi gusaba mu Kigande, nzi gusaba mu Kinyankore, nzi gusaba mu gitoro, nzi gusaba mu Gisudani, nzi gusaba mu ringara. Buri cyose nzi kugisaba, ariko sinavuga byinshi, nzi icyo gusaba. Nzi kwisabira mu Kigande cyangwa mu Kinyankore, nzi kubyisabira mu gake, kuko mu byo nagiye batwigishaga mwizo ndimi. Ariko abo bana bose nyine nabo nkumvaga bavuga indimi. Nkumva bavuga indimi zitandukanye, nkumva bavuze Ikinyarwanda, Ikigande, Ikinyankore, ni indimi zitandukanye batwigishaga. Twigaga indimi z'ubwoko bwose, mbese bishoboka. Inyinshi twarazigaga, kuko nanjye ubu ngubu nubwo ntazizi, ntazo nzi, ariko nize mutwo nize nzi modoke, ndumva navuga indimi nk'eshanu, indimi nk'eshanu nabasha kuzivuga nisabira. Noneho ngezeyo amaze kumbwira amagambo
banjyana muri chambre nsangamo abandi bana, narabaza abana b'abahungu twabanaga bari nk'abana nka 20, bari 20. Noneho banyereka umwana ambwa ati umwana rero niwe muzajya mukorana umwitozo, nubwo bavuze umwitozo bo bavuze ngo nugucorana nzi, abwa ati gucorana nzi kari kwa kundi umuntu mubwa ati ncorera amafaranga, ncorera 100, ncorera 200, ntahinzi kari ibyo ngibyo. Abwa ati ese ko tuzajya ducorana nkaba nta mafaranga mfite nge nzagucorera iki? Biranyibira. Nono ijoro rya mbere mu gitondo mu masaa 10 twavyukiraga muri douche, tumaze kubyukira, tumaze koga, tumaze kwisiga, bagahita badutera urushinge ku kibuno. Ubwo rushinge kugeza n'uyu munsi sinzi icyo rwamaraga. Urushinge baduteraga sinzi icyo rwamaraga, sinzi ibyo bashakaga, ariko bitewe n'ubwo rushinge harimo ingaruka zabyo ndi kugenda mbona, bitewe no mu mitekerereze, bitewe hari ingaruka nagiye mbonamo muri byo. Kuko nazihagaritse, izo nshinge nazihagaritse, ariko bitewe nuko nazihagaritse ari ibintu byinshi mbona biri kugenda bingiraho ingaruka. Hari benshi biri kugenda bingiraho ingaruka, ariko Imana izampa amafaranga mbashe kujya kwivuza, buriya bizashoboka. Noneho mu gitondo bamaze kudutera urushinge, twamara kunywa icyayi, wa mwana arambwira ngo rero tujye gucorana. Ntabwo nari mbizi ibyo yashaka kumbwira. Turagenda muri chambre yo hasi, mbona azanye amavuta ayansiga ku gitsina, arambwira ngo ambura ipantaro, ndambanza kubyanga. Banje kubyanga, antera urushyi rwo kwitama, ankubita urushyi. Bise kumva nkubise urushyi kuko ntiyoboraga, abajya bavuga ngo itegeko rishibuye kuremera, nahise nkora ibyo ambwiye. Noneho mvanamo ipantaro, afata ya mavuta ansiga ku gitsina, akajya nkurura, nanjye akambwira ati ntubona ati igihe iki mfite nanjye naje mfite gatoya, mfite ni kubera ibi ngibi dukora, ni ukwitoza. None se ibi tuzabikoresha iki ko turi kugira gutya? Rero nanjye ibi ngibi ndimo simbikunze, nanjye nta bavyeyi mfite, ambwira uburyo bwose, sanga nabo twagiye tuganiramo bose niba abana badafite abababaza, babana badafite ruvugirwa wabavugira. Noneho arancora nyene, ari ubwo bwa mbere arabinyigisha akankuru igitsina, ambwa ati rero nihashira icyumweru uzajya ubyikoresha, uzajya wikinisha. Ndavuga ati se ubu nzabishobora? Ibintu ngewe ko umwana w'umunyarwanda n'ubunyarwanda bwanjye, nubwo nta burere nabonye, nubwo nta babyeyi mfite mvuga ngo bantoze umucyo, ibintu nzabishobora. Ambwa ati rero ntabwo wabishobora, ugomba kubikora, wabishobora utabishobora ugomba kubikora. Icyakuvanye iwanyu nicyo uzagira ute, nicyo uzakurikiza. Waje gushaka akazi, none akazi warakabonye. Natwe twaje tuje gushaka akazi, ariko nibyo batujyanyemo. Ndavuga ati sawa. None mbikomerezaho mu gitondo, tukabyuka tukoga, ukadutera inshinge, tukanywa icyayi, twamara kunywa icyayi tukajya muri iyo gahunda. Ubuzima nyine bukomeza gutyo, nyine ndiyakira, ariko mu kwiyakira sinabikundaga. Noneho umusaza w'umusekirite yabagaho, ni nawe yadutekeraga, nawe yavugaga Ikinyarwanda. Ndagenda ndamwegera, ndamusuhuza. Noneho nanjye kuko genda umuntu ukunda kuganira, kuko nabo babaye cyane, nahise mfata umwanzuro wo kuzajya niganirira nkusekera, niyo naba mbabaye nkagusekera. Ndavuga ati giye bariko sebo, tikare nya sebo, enjara induma njagara mere, niye nkavuga ati nzarire kundya, ndashaka ibiryo. Ambwa ati kare kanzige uretse gato ndaje nkubwire, kanzige gato none kaho gatoya ndaje
ndaje nk'ibiryo ugati sebo umanye imirimo umanye gukora ikitu cyona kandi tinze bimanyi tinjagara kukuyamba kuko ntabwo nari bwamaye kumenya kuvuga ikigande neza tinjagara kukuyamba tikare nyamba nkagenda nkamogereza ibyombo yabari gukoropa nkamugatiza nkufashe fata igice kimwe nkafata ikindi babandi bana bose baraho cye nkamufasha ariko mu kumufasha nkajya mugati none se muze nta kuntu wamfasha mubwira mu kigande cyangwa mu kinyankore ushobora kuza ukambwira mu cyongereza nkaza nkahita nkubwira mu kigande cyangwa mu kindi kirimi kuko zose twarazigaga kandi ntabwo wamfasha ko ibi bintu ntabyishimiye ntiwamfasha ukuntu nava hano ambwatira wa mwana we kuva muri ibi bintu ntiwabishobora no kuhava ntiwabishobora ariko uri umwana w'umunyabwenge wabishobora ndavuga ati muze tingewe narireze kugeza umunsi ninjye nari nikujije ndashaka mfasha ambwa ati rero uko twagenda tuganira nyine mu bwo buzima nabaye igihe cy'amezi 3 n'imisi uko twajya tuganira nagira mvuga ati nkumufasha mugana nta kindi kiganiro mujyana mugana ikiganiro cy'ukuntu yanshikisha ambwa ati rero wa mwana we nacikishije benshi narabafashije ariko nawe niyo nagufasha bakagufata ntuzavuye kandi ngewe yabwo ati nta kibazo cyewe uzangerageza amahirwe none njye ubwa mbere nanjye nigeragereza amahirwe saa 7 z'ijoro naragiye nsimbuka igipangu kubyo nanavunitse hano ku kuguru mfite igikomere bahise bamvuza mu bitaro ndibuka ko ari ibitaro bikuru byo mu Bugande kuko amafaranga bishuye nabonye bishuye amafaranga imitwaro gashanju imitwaro musamvu noneho imitwaro myinshi noneho ndagenda mu rugo bakamvuza ariko mu gusohokamo kugira ngo none muze yanshikishije n'ubundi kwagugura kutarakira naracumbayaga ko hari harakize ariko imvune kirimo ikirimo nyine burya bikingira indodo zaravuyemo noneho namwe ati ndagucikisha ejo tuzanza gucikisha wikomereze tariko niba gufata utazambuza imere nari nifitiye abana banjye barya uko mvuye hano umbabarire ndagufasha ngucikisha ariko niba gufata ubage wifasha namwe ati no kuhapfira wahapfira ariko Imana mu ijuru yagufasha urahatambuka amahoro namwe ati sawa noneho saa 8 arambwa ati saa 9 z'ijoro ti turacika ndagucikisha akimbwira amagambo hari mu saa 8 za kumanywa tugiye kuryama ku manywa ahitama imitwaro 2 n'igitundu ngo ni imitwaro 2 n'igice mu manyarwanda ubwo tuvuze nk'amafaranga y'amanyarwanda ubwo ni 25,000 noneho amwata amafaranga ntabwo azakugeza iwanyu ariko ntabwo uzarya ariko aya mafaranga azagufasha mu buryo bwa dépense aho uzajya ugera unaniwe uzajya ubasha gutega uko rero arayampa saa 9 zigeze saa 8 n'igice nyine nabyutse saa 8 n'igice nabyutse ndavuga ati muze tinabyutse naramutse naje tugende ambwa ati kare sebo ambwa ati noneho fata imyenda yawe yose ntayo nani mfite twari utwenda 2 nagiye nambaye n'utundi twenda 2 tw'utujezi bari barampaye nyine mu kigo twambaraga amajezi twenda tw'amajezi nk'abana babakinyi b'umupira noneho
saa 9 amaze kwitunganya nari nafashe twa twenda duca ku gipangu arakingura ko ari we yari afite urufunguzo arakingura maze gukingura turasohoka tugeze hanze dutega boda itugeza hafi yo muri gare ndayibuka ko ari hafi yo muri gare dutega boda hafi yo muri gare noneho duhita tuvaho tumaze kuva kuri boda ku mamoto tuzamuka n'amaguru ruguru ya gare ambwa ati uyu muhanda utambika hari uyu muhanda uzamuka uzamukemo ariko ruguru yaho hari umuhanda utambika uwo muhanda utambika n'uwutambikemo ukomeze uzamuke numara kuzamuka ruguru hari undi muhanda isa nkaho ihuriramo gutya ntusubire guta uzamuke ngo urakugezana bita imbarara n'iwanyu uwo ni umuhanda umuza uri bukugeze iwanyu noneho umuhanda ndawuzamukamo ndananirwa ndaranye mu nzira ntaragera imbarara naraye mu nzira nijoro njyamye munsi y'umuhanda mu gihuru mu gashyamba gahari imvura yaranyagiye imvura yarankubise ku buryo nasigaye nicuza icyamvanye mu ntuze mu Rwanda nibaza byinshi noneho uburyo bwose natekerezaga nkareba imodoka ngo ati wayijugunyamo ntahitapfa ariko ntibishobokere bikananira nkagira umutima ariko kubikora bikananira noneho ndagenda bukeye ndazamuka saa 8 z'ijoro zo mu Bugande ndazamuka ngera imbarara ngeze imbarara hari agapapuro yanyandikiye nereka ngeze muri gare nereka umushoferi antungiye agatoki aranjyana arambwira ati mu byo ukora byose wirinde kuvuga ubikore ibyo ukora byose ubikore ufite ubwenge wirinde noneho ndagenda ngeze mu Bugande mpereza uwo umushoferi arantungiye agatoki anyereka imodoka zijya hehe zigiye Masaka none ngeze Masaka mpamagara ntira telefone mu Kigande arampereza umuntu arantiza mpamagara wa motari muhamagaye araza aramfata aramanuka aranyuza muri yanze twanyuzemo nanone tugeze hasi kuri y'amazi arambwira ati ngaho genda maze kumwishura amafaranga arambwira ati nta mafaranga y'amagande ufite ngo nkuvunjire umutwaro umwe nsigaranye aramvunjira maze kumvunjira niba yarabonye ko ari makeya ahita amafaranga 3,000 arambwira ngo abana b'Abanyarwanda ntimukabe ibigogi sinamenye icyo abimbwiriye ko nahise nkimanaginga kuko ibintu nagiyemo ntabwo byari byiza nahise numva ko ibyo ashatse kumbwira nahise mbyumva noneho nzamuka mu biraro noneho maze kwambuka nzamuka mu biraro by'inka mu Mutara mpinguka mu muhanda mushyashya bari gukora wa Nyagatare ndazamuka ngiye muri Nyagatare nuzuye ivumbi nsa nk'uvuye mu mwobo noneho ngeze muri gare ndatega ngaruka ikabuga ngeze ikabuga ndamanuka i Masaka n'amaguru kuko aho nari mpazi none ngeze hano Masaka naho nongeye mu n'ubuzima mu mukobwa Imana imumugisha hari umukobwa w'umurokore bita Edisa isanyegera arambwa ati se isi kigufashe ubuzima bukaba bwarakuyobeye urabona uzakomeza nk'ubwo buzima wakwegereye Imana akimana gufasha byose nuko nahise negera Imana arambwiriza ngera aho njya kwiga umubatizo mba mu muhanda niga umubatizo ndawurangiza mbatirizwa mu itorero bita ngo Faith Center ubwo ni pastor Nyagatare ariko bishop wajyo bamwita Kamuzinzi atuye Kanombe na Edikotiba noneho ntafite aho kurara arambwira ngo negera pastor nabwiye ati pastor ko ntafite aho kurara nkaba ndi umukristo wawe wamfashije ati ngiye rero kugufasha uri intama yanjye kugufasha sinbyananira ahubwo nanjye mfite urubyaro ariko ari ikintu cyo gufasha ku rusengero hari akazi gafatanye na toilet nta matora mfite yo guha genda urebe uko wiranja uzajya ukabamo noneho ndagenda
ngenda nkajya ndara mu mufuka kuko nari mugufi cyane n'ubundi mugufi, nkajya ndara mu mufuka mu gitondo nkabyuka inza kubona akazi mu muhanda gukora amasuku ndagakora, maze gukora banyishimiye biba ngombwa akazi gahinduka bandangira mbona kandi kazi mu bitaro ku Bashinwa, none ubuzima butangira kuzamuka, ivyo mu kuba mu muhanda birarangira, ubu ngubu ndi kwikodeshereza inzu nyishuri 15,000. Nubwo rero ubuzima bwanjye nanyuzemo, gusa ikintu nashaka kuvuga ngo nawe n'ubuzima bukomeye nubwo n'ubu ngubu mburimo, ariko hamwe itandukaniro. Urakoze cyane, wahuye n'ibintu bikomeye koko. Hari ibibazo nka bibiri nshaka kukubaza. Ikibazo cya mbere ni kubijyanye n'ingaruka y'urushinge. Watubwiye ko baguteye inshinge, baguteye urushinge. Iyo ngaruka sangiza abadukurikiye, ubabwire ukuntu byifashe, wumva ingaruka imeze ite kugira ngo tuve mu rujijo, tumvishe gusa ingaruka ariko biba bimeze gute muri rusange. Ingaruka rero ndumva atari ngombwa kuyivugira ku itangazamakuru, ndumva atari ngombwa. Okay, urakoze cyane, nabwo n'uburenganzira bwawe, nabwo tugomba kubariza uburenganzira bwawe. Hanyuma noneho mu ijambo rimwe tunasoza mu ijambo rimwe, wavuze ko wamenye Imana ubu ngubu bimeze neza, niyihe nama wagira abantu, urubyiruko cyane cyane rugenzi rwawe, ukurikije ibyo wanyuzemo? Nkurikije ibyo nanyuzemo, nabwo ngo amazina yanjye nitwa Yakaremye habura gato ngo gapfe. Ni ubuzima nanyuzemo kuko nari mfuye, ariko Imana kuko yabonye ko ndi wo kubaho iranda kugeza n'uyu munsi Imana yacyandinze. Ndasenga ariko ntabwo navuga ngo ndi umunyamasengesho, nzi gusenga cyane, ariko mu bushobozi afite nzi yuko hari Imana umuntu atinya, kandi umuntu ugize ikibazo waririra Imana. Muri byose ikintu cya mbere ngiye kuvuga rero, inama ku rubyiruko, si urubyiruko rwonyine n'abantu bakuru, kuko simvuze ngo abantu bakuru nabo ntabwo babaza ubwenge, ariko wirukira byinshi ukabura na duke wari ufite. Iyo wirukiye byinshi ukabura na duke wari ufite, ubu uri mu gihombo. Umurimbyi niwe yaririmbye avuga ngo inzira za bugufi zishiki abana b'imbeba, nawo n'umugani ujya unyigisha cyane. Kwirukiye guca bugufi cyangwa se uvuga ati reka nkore iki ngiki, ntabwo ari byiza. Icyambere nuko twabanza ikintu nagira inama urubyiruko, imbeho kugira ngo rukore ikintu cyari ujya mu kintu, rugire banza rutekereze, rurebe kure, niba kigiye kura arebe ingaruka zacyo, arebe n'inyungu yacyo. Ariko ikintu cy'ingenzi nababwira, ingeso mbi ntabwo ari nziza, ariko ntibagiwe n'abareba, nubwo ntakiba mu muhanda, hari ubundi buzima abandi nabo bari kubamo bifuza kwikura mu mubiri. Ikintu nababwira rero urubyiruko, abantu bakuru, nubwo ubona ufite ibibazo, nubwo ubona ufite intambara, ushobora kuba ufite amafaranga, ushobora kuba ufite aho kuba, ariko nta mahoro ufite, wifuza kwiyahura. Ikintu nababwira rero, icyambere ni ukwegera Imana, ugisha inama Imana iza kugira inama. Murakoze. Aha, ngayo nguko rero, ngubwo ubuhamya bw'uyu musore. Afite n'impano nyinshi, mu ubutaha tuzongera tumuhamagare, yongere aduhe ikiganiro no kubijyanye n'impano ye, ariko uyu munsi bwa ubuhamya gusa. Nizeye ko mwafashijwe muri benshi kandi mwahakuye amasomo atandukanye. Tunashimira Imana ko yamugiriye neza ikamukura hari ahantu yarari, abamugiriye neza kugira ngo abashe kuva hari ahantu. Murumva ko yahuye n'ubuzima bukomeye, bukakaye cyane. Iyi ni Bisangwe TV rero, niyo mpamvu tubazanira n'ibidasanzwe nk'ibi ngibi. Hanyuma rero nawe niba ufite ubuhamya cyangwa se ufite icyo ushaka gusangiza abakunzi ba Bisangwe TV, nimero ngizo hasi wagerageza ugahamagara iyo nimero, hanyuma tukaguha karibu ukatubwira ibishobora kubaka imitima y'Abanyarwanda ndetse n'abandi muri rusange, kugira ngo abantu bashe kwiga byinshi. Uyu musore rero turamushimiye cyane kuduha umwanya kugira ngo abashe kuduha ubuhamya. Hanyuma rero iyi ni Bisangwe TV, nshimira na Hervé kuri kamera kugira ngo niwe wadufashije kugira ngo aya mashusho abashe kubageraho. Ngende Frank Mario Sebudande rero nawe utaha, mukomeze mugubwe neza na gahunda zitandukanye za Bisangwe TV tubagezaho umunsi ku wundi. Imana ibarinde.